kwa muganga hari abaturage bo muri Musaza wenda n'ikiramaza ziki birafasha cy'amaki abatuye yakoze kuba twabonye maternity yagutse muri ikigo nderabuzima cya Musaza cy'ingenzi cyane cyane ikigo nderabuzima gifasha abaturage baturuka mu mirenge itatu muri Musaza igice cy'umurenge wa Kigarama igice gituwe n'abaturage benshi kandi wasangaga ko maternity ntoya yari ihari ntabwo yafashaga ababyeyi n'igihe wasanga buzuye bigasaba ko baba transfere ahandi cyane cyane nka Kirehe hari urugendo kandi ugasanga biba nabi ababyeyi. Uyu munsi twishimiye ko utashye maternity n'ikigo nderabuzima cya Musaza ko mwabonye maternity nini ifite ibikoresho bihagije kandi ifite izagira na serivisi zindi muri rusange zifasha ababyeyi. Bigiye gufasha iki muri rusange wenda muri makeya ababyeyi? Icya mbere ni serivisi ku babyeyi cyane cyane ko mu rwego rwa indicators haba iz'ubuzima tugomba guhangana n'ikibazo cy'ababyeyi bapfa babyara cyangwa n'abana bagira ibibazo kubera kutabona ubuvuzi bwihuse. Icya kabiri bizanafasha ko kuba ari serivisi yegereye abaturage bizafasha ko tutazongera kugira ikibazo cy'ababyeyi usanga babyarira ubundi hari gahunda isanzwe mu gihugu cyacu gahunda yitwa gahunda leta yashyizeho yo guhugura gukora muri segiteri y'ubuzima uburyo cy'imyaka ine tuzaba twakemutse icyo kibazo cy'ubuganga unagereranyije mu bigo nderabuzima bitari iwacu abo dufite uyu munsi ugereranyije n'imyaka ibiri ishize urumva ruragenda rwiyongera kandi turizera neza ko hose igihe leta yashyizeho tuzaba twamaze gukemura ikibazo. N'ahangaha gukorana n'inzego z'ubuyobozi abakozi bakenewe baboneke ntabwo twaba dufite igikorwa remezo nk'iki n'ibikoresho hakabura abahakora. Inkuru irambuye turacyarimo kuyitegura uko bimeze kose nuko byagenze kose nuko bizakoreshwa ibitaro murabigezwaho mu kanya kari imbere. Mukomeze mubane natwe, niba utarakora subscribe ayikore nona kuko ibyiza niho honyine uzabikura. Ihumeka sinzahungabanywa n'ibigwigwiswa havugwa yuko ejo hanjye hatari heza hashingiwe ku biri kumbaho. Zoronke Empire.